hoza korari Hoziyana dayimoni ahiteye kura abadayimoni muri korari Hoziyana, mwuka wera yongera ganze, amavuta yongera garuke, barushema bazamure hejuru, abagabo bazamure amabaze. Dushaka kongera kumva Imana ivugira muri korari Hoziyana. Irijwi ribi, aya makuru mabi ntago tushaka kuyumva muri korari yanditse amateka nk'ikorari ikomeye muri ADEPR. Toka dayimoni Paushi katima pepo oshegenda. Twanza agasuzuguro k'abadayimoni neza. Abadayimoni tubafasha twahita tubasha. Reka nkubwire, ifuhe mfite ndumva nahita nzura n'umuntu wapfuye. Niba hari umuntu wapfuye mumuzane muzuhere nona, kuko ikorari nayo ngiye guhita nyizura nyisubize mu bihe byiza rifite, mu mavuta hari ifite, amavuta mfite nayo gutegeka kakanya. Negetse ngo korari Hoziyana n'umudayimoni wayinjiyemo ashirire akira amavuta mashya Hoziyana. Igihe abadayimoni bahereye ngo bazatwigaragambyaho, twanza agasuzuro k'abadayimoni mu itorero ryacu rya ADEPR, itorero ry'umwuka, igicumbi cy'umwuka. Ahangaha n'ahantu ababyeyi bacirijwe barafashwa. Ahangaha n'ahantu twabona imirimo n'ibitangaza korari ziririmbye, abantu baje barabaye ingumba, korari Hoziyana iririmbye bakira urubyaro. Dufite ibimenyetso birenga kimwe by'iyi korari. Ntabwo dushaka umwuka mubi muri iyi korari, ntabwo dushaka umwuka mubi muri iyi korari. Mpagaze mu butware nahawe n'Imana, ndategetse. Shuti bavandimwe, ikinyoma, ubugome, ishyari, inzangano bikomeje kwigaragaza mu itorero rya ADEPR. Narababwiye ngo njyewe ntabwo nzaba kabati muzajya mubikamwo ububi bwanyu, ngo sinzabivuga. Hare ni gute korari Hoziyana yakitora ikigana iby'umugabo yaherutse gukorera muri Dove Hotel, yarangiza bagafata ibyemezo byo gutera abantu amakopyright ngaho ngo bari kuvuga ubutumwa. Copyright ya ADEPR amaze kugera abantu amakopyright ya ADEPR amaze kugera abantu ubu rero ikintu kibabaje ntabwo ari copyright mwateye abantu, ahubwo ikintu kibabaje nivuga butumwa mwashenye, mwari mwararyubatse igihe kinini. Arawe korari Hoziyana koko itorero tuzi, korari Hoziyana y'Inyarugenge itinyuka ifata copyright iyikubita umukozi w'Imana, umwana w'Imana, ngo nuko ngo yifashishije agace gato ku ndirimbo yabo, ngo nawe arimo avuga ubutumwa, ko atarari kuroga, ko atarari kubavuga nabi, ko yabwiraga abantu kuva mu byaha ngo bajye mu ijuru, ko ari indirimbo mwakoze ngo zifashe abantu. Mwazikoza ari iziki? Nimba mwumva ko umuntu natangira kuzivugaho, umuntu agatangira kuvuga ibihe by'umwuka, agatangira kwibuka Imana, agatangira gukumbuza abandi ibyo mwaririmbye, yuko ari icyaha, bwaba ari ubuhe butumwa muvuga? Ryaba ari ijuru rya Kamonyi muri kuririmba, ryaba ari ijuru mwiremeye muri kuririmba, cyangwa ryaba ari ijuru ry'abera? Niba ari ijuru ry'abera rero, nta munyeshyari, nta mugome, nta munyarugomo, nta mugambanyi, nta muntu ukora ibibi nk'ibi waritaha. Umuntu utifuza ko mwene se yabaho. Caniravuna my friend, gufata cana umuntu yakoze akayubaka akagera ku rwego nka ruriya, wowe ugatekereza kuvuga ngo reka mfate umwanya nzimye umwuka w'Imana umurimo, ahantu yanyurizaga ubutumwa ukasenya. Ukagira gute? Ukasenya. Iyi korari Hoziyana wenda byakozwe n'umuntu umwe, reka mbyemere, byakozwe n'umuntu umwe, niwe wakanze urutoki kuri copyright, atega copyright uyu muvandimwe, ariko byitiriwe korari yose, kuko nukuvuga ngo namwe nka korari yose mwaramwizeye mumuha cano yanyu,
arayimanaginga ayishyiramo ubugome bw'indengakamere kuba wasiba cano y'umuntu, ibintu byose yubatse bikaba byaba expired. Wari uzi ko cano umuntu yakurega ikirego kigasiba cano? Uzi ko ibyo ngibyo bimeze nka kwa kundi wasanga umuntu arimo ahaha ukamena ibiryo yari arimo ahahira abana? Herega byabaye muri ADP. Ejo bundi duherutse kumva hari akavideo kacicikanye ubwo umuvugizi byavuga ko yatangije kuronshinga, yaronshinze asezeranya abagore badefirije mu bukwe rwose barimo bakora service, abakobwa bari kuri service bagaragaza ibitugu imbere y'abashumba. Abantu bafata video barasakuza bati ibi bintu ntibyabagaho muri ADP, kandi ibyo bavuga byari ukuri. Umwe mu bakozi ba Life Radio, ntavuze izina, ariko nawe ngo atahibwera mvuye niyo makuru numvise, niyo makuru yangezeho. Uratinyuka ufata abagenzi bawe, nta numwe nibura se wafasha telefone ko muhabwa amayinite, itorero ko dutura ko amafaranga ari ayacu, waduhamagaye. Hamagara umuntu mubwire ngo wadufasha iyi video ko tutifuza kuyikoresha kuri chano yawe, ukayikuraho maze ukareba kwa byanga. Yabyanga ukabona gufata video ukamwihanira kuko yamaze nayo gutakaza agakiza akasuzugura intumwa y'Imana. Ari kuri toye mu gitondo gusa uravuze tereka ngere nkora ubugome nk'umukozi w'Imana, nkora ubugome. Umukozi w'Imana akora ubugome? Ewe gadata we, ufata amacano y'abantu yasibe copyright strike. Mugabanye ubugome, mwongere ubutumwa. ADP mugabanye ubugome, mwongere ubutumwa. Haba muri Korali Hoziyana, haba mu bakozi ba Life Radio, ahantu hose, mu bapastori, mu badiakoni, ahantu hose mugabanye ubugome, mwongere ubutumwa. Usibye n'abari gutanga ama strike cyangwa ama copyright, harimo n'abari gufata abagenzi ba bakabagambanira. Ndanishinganishije ngewe none urusa, ndishinganishije umunsi ngewe nzaba nahuye n'ikibazo. Namaze kuvumbura neza ko muri abagome babi, yo mpamvu nanjye ntazabashyiramo imiyaga, nzajya mbona ukuri nkuvuga uko kuri. Baravuze ngo ushira umurozi akakumaraho urubyaro. Twaba tuvuga ubuhe butumwa? Ubwo n'ubutumwa, umva ubutumwa sha. Uzi ko ubwo butumwa bujya gusana bwa bundi bwa yandirimbo ya Jitafu. Bagiye bavuga ngo indirimbo ifite ubutumwa, twabushaka tukabubura. Namwe muratangiye ngo murimo muravuga ubutumwa, twabushaka tukabubura, mu bikorwa ntabwo. Urafata mugenzi wawe numwifurize ko yabaho, agacana kukumva ko katabaho. Arewe, niba muzi ko turi gushaka Imana imwe, niba muzi ko twakurikiye umugabo umwe, ni mugabanya amashyari, mugabanya amatiku, mugabanya munyangire. Ugiye kure y'Imana mu mugaruza ubugwaneza, mu muhugure turahugurika. Nimero z'amatelefone ziba ziriho, gututafata amayinite yawe 10 20 30 ngo ubwire umuntu ngo kuri paka yanjye ndaguhamagaye iyi video sinyifuza kuri chano yawe ngo urebe ko atayikuraho. None ubaye nk'abapagani bose. Ubwo nibwo butumwa. Iri torero turarikunda, turibamo, turarizi, ni inshuti yacu, ni umubyeyi wacu. Ariko ibintu muri kugenda muryandurisha biri kutubabaza. Nimwumva mvuga ndakaye, mba mfite ifuwe ry'ibintu mba ndi kubona bitari byiza, bidakwiye. Ntago ibi bintu byakabaye. Nka Korali Hoziyana yavuze ubutumwa mu ndirimbo nyinshi, abantu twarafashijwe. Hari n'abaziririmba mu nsengero bakazisubiramo.
hari indirimbo zanyu nyinshi twumvishe, ikibabaje nuko ubutumwa zavuze ari mwebwe bugiye gusohoreraho mwararangaye, imvura y'impangukana igiye kubamanukana abari mwebwe inyagira, mwaribagiwe. Ntabwo natinya kubivuga. Mbega amakorari yaririmbaga neza we, mbega baze zari zirimo z'abagabo beza we, mbega supura, mbega tunoro we, yawe data we, mbega amajwi satani yigabije akaba yashimuse, akaba satani atangiye kuyishima hejuru. Mwongere ibihe byo gusenga, mwirukane dayimoni muri korari ya Hoziyana. Bantu mwakunze indirimbo za Hoziyana, nimusubire mu masengesho, nimwongere mufate umwanya mwinginga Imana ikura umwuka mubi winjiye muri korari Hoziyana, ubugome bwayinjiyemo, kuba abantu batakigira urukundo, kuba bari kugira amashyari, kuba bari kugira za munyangire. Imana batabare, kuko bitari ibyo ubutumwa bavuze bwakangirika kurushaho. Nahoze mbona cano y'umuntu w'umukozi w'Imana aho agenda anyuriza ibitekerezo ku bijyanye n'ijambo ry'Imana. Byambabaje cyane. Ari marira atabaza yinginga Imana yera yo mu ijuru ku bwa cano ye mwamaze gutera strike. Hanyuma nahoze mbona undi mudamu arimo nawarira w'umwadeperi ku bw'iki kibazo cyabaye muri korari Hoziyana cya strike mwateye uriya mubyeyi, uriya muvandimwe, uriya mupapa. Koko Hoziyana tuzi dukunda mu ndirimbo zanyu nziza, nimba ari ubuyobozi bwaje butari bwiza muri korari, mwashyizemo abandi bayobozi. Ariko da ngo amakorari asigaye ayoborwa n'abantu bizi. Mvu ubumenyi sha ubumenyi buratumenagura, ubumenyi budusubiye amacano, ubumenyi budukozeho, ubumenyi butaye agakiza, ubumenyi butumye amakorari yibagirwa Imana yaririmbye, ubumenyi busheshaguje agakiza, ubumenyi butaye imbuto z'umwuka. Umva amavuta sha, amavuta bavuze agendeye neza muri post graduate, amavuta abaririmbyi bari bafite agendeye muri za segonderi. Haye nka data ubu iyi korari iricaye iti dufite umuyobozi wize, nibyo ni nabyiza, ariko kwiga mu biherekereshe Imana muyizereremo urukundo, ubumuntu. Ese wowe wumva babikukoze ari wowe waba umeze gute? Nimba wumva byaba ari ikibazo, menya ko ubutumwa wakoze cyangwa se watanze muri la message wakoze utanga strike, waba wishe ubutumwa bwose Hoziyana yatambukije. Ntekereza ko ubungubu umuririmbyi wa korari Hoziyana aho yagera hose akavuga ngo ndi umuririmbyi wo muri korari Hoziyana, egare guhita tumubonamo umugome, umuntu utifuza ko mugenzi we yabaho. Ni ikibazo gusa abumwe agatukisha bose. Ntabwo ikorari yose ariko twayitambi, harimo abantu b'inyangamugayo bazima beza bafite n'umwuka wera w'Imana, baracyarimo, harimo 7. Ariko mwarinjiriwe nimudasenga namwe kabaye. Niba mwamaze kwakira abantu nk'abo batanga ama strike bakabuza abantu kumva ubutumwa bwanyu mwatanze, ngira ngo umuntu yaryoherwaga n'indirimbo akayisangiza undi, akayisharinga undi akayisharinga undi, hakaba nuza akayiririmba agafashwa. Ndababaye kandi ukumbabaye n'Imana irababaye, ukumbabaye n'umuvugizi nashaka babare kukwikorarira tubabaje, ukumbabaye na mushumba paruwase nawe nashaka babare kukwibira tubabaje. Musye ku mavi murire, byababaje bashumba, byababaje batambyi, byababaje bakozi b'Imana, byatubabaje. Umushumba sharire tumuzimwe imbuto nziza, ahantu hose yakoreye hariya mu Matyazo muri Huye, turamuzi ni umukozi w'Imana wagaragaye neza, nta mutima mubi, nta jambo ribi ryageze rihagaragara mu baturanyi b'urusengero ndetse n'abakristo b'urusengero n'inyangamugayo. None mutangije kumusiga isura mbi, ibyo nibiki mutangije koko?
sharire ndakuzura umunyamwuka, jya mu nguni y'urusengero, jya mu cyumba cya biro, wihengeke mu nguni, utokesha ukubite amapepo katika jina la Yesu. Bohoza korari Hoziyana, dayimoni yahiteye, kura abadayimoni muri korari Hoziyana, mwuka wera yongera ganze, amavuta yongera garuke, barushema bazamure hejuru, abagabo bazamure amabaze. Dushaka kongera kumva Imana ivugira muri korari Hoziyana. Iri jwi ribi, aya makuru mabi ntago tushaka kuyumva muri korari yanditse amateka nk'ikorari ikomeye muri ADEPR. Toka dayimoni, poshi katima pepo oshegenda. Twanza agasuzuguro k'abadayimoni neza. Abadayimoni tubafasha, twahita tubasha. Reka nkubwire, ifuhe mfite ndumva nahita nzura n'umuntu wapfuye. Niba hari umuntu wapfuye mumunzaniye muzuhere nona, kuko ikorari nayo ngiye guhita nyizura nyisubize mu bihe byiza rifite, mu mavuta hari ifite, amavuta mfite nayo gutegeka kakanya. Negetse ngo korari Hoziyana n'umudayimoni wayinjiyemo ashirire akira amavuta mashya Hoziyana. Hone igihe abadayimoni bahereye ngo bazatwigaragambyaho, twanza agasuzuro k'abadayimoni mu itorero ryacu rya ADEPR, itorero ry'umwuka, igicumbi cy'umwuka. Ahangaha n'ahantu ababyeyi bacirijwe barafashwa. Ahangaha n'ahantu twabona imirimo n'ibitangaza korari ziririmbye, abantu baje barabaye ingumba, korari Hoziyana iririmbye bakira urubyaro. Dufite ibimenyetso birenga kimwe by'iyi korari. Ntabwo dushaka umwuka mubi muri iyi korari, ntabwo dushaka umwuka mubi muri iyi korari. Mpagaze mu butware nahawe n'Imana, ndategetse, ndaremye, ndongeye ngaruye ikorare mu mavuta mashya y'ijuru. Ndetse ntanze n'itangazo, abantu bose bari bamaze no kumenya amakuru mabi kuri iyi korari Hoziyana. Korari yabaye shyashya, igarutsemo. Imana yavuze ngo iyi korari igaruyemo, iyi korari igarutsemo umudayimoni wari urimo iramwirukanye, iramwamaganye. Korari Hoziyana yongeye kugarura ibihe nk'ibya mbere, izamuye amavuta yo hejuru, ije mu bihe bishyashya. Bipya. Reka rero mbanze nshimire abantu mwese mwari kumwe nanjye, abantu mwabanye nanjye, ariko abantu bakunda ukuri nibo mvuga. Naho abanyeshyari bo mukomeze mukurikire so satani. Abanyeshyari mukomeze mukurikire so satani. Are mugende mu muriro w'amazuku hepfira mutegereze. Imana iraje mwibonanire mu gihe gitoya, ibotseho umuriro. Mwe mwitoza mwegere gaze, mwe mwumva ukuntu umuriro umera, kuko mu gihe gitoya mugiye gushya umuriro uraje. Ariko abantu bakunda ukuri bahagaze ku Mana yera nzima, muhite mumbwira ngo Imana iguhe umugisha. Murakoze, mugire amahoro y'Imana.